Mbese wenda wowe ibyo ntabwo ujya ubikurikirana? Byo bya minervari y'umwana yo yarayibonye ariko ntugire ikibazo n'ubundi ariko nibuza ujye unamwibukaho nagaruka rero uriya n'umwana we ni mwiza cyane buriya yige ageze kure icyo cyo naragikemuye nubwo muri no minsi ntazi ibyagiye bimbaho byose ariko minervari nyibuka mbere. Ese ko icyo wagikemuye ntukajye umbwira ibyo uba wakoze. Umuhari se hubwo nzi bese ubu twicaranye ubundi tweruka kwicarana gucya ryari. Urabona kiriya gishanga kidakeneyemo abantu bafite amafaranga tukagikora neza. Kiriya gishanga ni ngombwa yuko urabona yuko hakoramo ibintu byinshi cyangwa se kawushyiramo n'ibyozi by'amafi biragaragara nta bibazo. Gereranyije hariya hahinze ibigori wahakubita icyuzi cy'amafi hepfo noneho nahagahita hakubita za ndabo zijya mu mahanga. Hari ahantu ntabwo twabyaza umusaruro. Cyo wemera no kugira ibitekerezo bizima. Rwose ndabona rwose iki gishanga cyadukiza nacyo tukitaho turebe ko nacyo twakibyazamo umusaruro nka wundi wahariya ku cyuzi twaguze piriya ntabwo ubona umusaruro uhari. Buriya tuzabaza ba nyirabyo turebe ko hari icyo twakora kandi buriya umuntu ufite amazi n'igishanga ufite byinshi so ureba aya mazi se uyibona kabanuka reba nk'uwo sinzi n'imari hano hari ibyiza byinshi bose reba nk'uyu mugezi ubu se wajya ubundi mugezi kugikundwa n'abantu benshi. Umugezi rero impamvu ukunda ni nyabagendwa urabona hano hose hari umuhanda kandi umugezi wabatizwa na padiri amazi yawo ntabwo ushaka kuvuga ngo aba yakugireho inabi yitwa Maria Teresa neza ko bajya bavuga ngo ni nyirantarengwa ni nyirantarengwa yuko uyigezeho wese yaba umusirikare yaba iki wese agomba guhagarara akaba yangwa akora yano mazi arapfutse ameze neza cyane aho ubwo ndabona barawuvuguriye muri 98. Nanjye mvome musaza hano hari ibyiza byinshi pe numiwe ngewe ubu ngubu. ese ubundi ja ko twahagiye mu kuganira ubundi ko ntirutse kureba yanzu ubundi wayibonye cyangwa byanze. Yanzu narayibonye ahubwo nitugera mu rugo ndajya kuyikwereka urebe uko imeze nawe unshimire. Twaravuganye igiciro ni cyiza hose ntago kandi narahashimiye ngiye nawe usigaje kunshimira wundi tukata kwishyura. Nege no kubaza gareka tuzamukana amazi. Aho ndi se yo nzira hari bose. Burya umuhinzi nawe ugiye umuhinga kurya bigori byeze ntabwo byera neza ariko hacyaburaho iminsi ni nk'ibyo guheke amukamba Ni ikigori ko se simbona byaro oya ntabwo ari ukubyera ntabwo byera ibi bigori ubundi ikigori cyeze kiracurama kikamanuka hasi ku buryo nibwo ubasha kuba wacyanika ukanakivungura neza wakijyana ku mashini umusaruro wawe ukagenda neza ukarya neza ukuramo akawunga nuko bimeze akiraho go iri ku cyo kigori ibigori biriwe guhasa urashaka se kubica muramenye murekere ibyo ngibyo ibyo ari byo muteka yuko ngewe ndashaka kugira ngo
bizere neza umuntu rero ko yakuramo akawunga siko musetsa hasi ibi ngibi biraduhanza koko oya ne budarajase harasace nk'abingahe umuntu bibiri batariye rego tukanuzanahunika abantu bora papa urabona ibigore biduhasi cyo koza ngiye kuzana yahiremo ubwatsi burimo ahangaha ihogo nuza kwahira ubu bwatsi mbwira tuzane ndabona ubwatsi bushimishije kubwahera cyane pe yego cyane umuntu kugenda muyikunda imirimo yo mu rugo ubundi se kari kose yo igondera naremereye ndagutwaza rego buriya mbijye mubwira mwabande mwe kigoye ningira akamaro tubihinze kandi bizaturamira muri ino zuba ryose ibintu byose ni ukubyitaho reka turebe ese umugenda babakoze ndabona bose bakoze neza barakosoye umugenda utiburamo amazi umugenda werekeza amazi mu byuzi umva roja uyu mugenda ujyana amazi mu byuzi mwakoze neza pe nanjye rwose naraviwe aba bahungu tuzahora tubaha akazi umva rero ikindi kibazo ariko rero ntabwo mwashyizemo amazi reka da ntureba se ko mu byuzi amazi arimo ubu ngubu ni ukugira ngo hari ukuntu imvura igwa amazi twayayoboreyemo noneho yagwa icyuzi kigahita cyuzura amafi agahita agenda kikamena amafi nayo akagendamo niyo mpamvu rero twabaye tuyafunze amazi arimo arahagije nta kibazo cyo nkwemerera ureba kure uko bigenda da niko biba bimeze ibintu byose rwose ni sawa cyane nanjye nabibonye ibintu bimeze neza ariko muze hari ikintu ntekereza mazina sintekereza uzi kugira ngo batazanyenguza kugira batazamenya aho navanye n'amafaranga urabizi ko wandemeye iriya nzu tugiye kuyishyura yego kugira ngo batabona aho nayakuye rero ndagira ngo nzasubire mu Burusiya ukajya mu Burusiya ndani ese ntabwo bizi njye ntabwo bizi ko nigeze njya mu Burusiya ariko ndashaka kuzagenda nkagaruka ndi umurusiya wenda na Hogoza nibwo yanyemera Hogoza naramubonye akunda ibintu by'Uburusiya akunda iki hareba kuri urugo rwanjye rwakongera rukazaba urugo ariko niba bitekerejeho neza urabizi ko ntacyo ntagushyigikiramo ndabizi ko Hogoza byo yagukunze cyane yuko ruvuye mu Burusiya nubundi rero wagenda wenda ukashaka akantu pagasa byaba ngombwa ukagikora n'ikiyede nkakora n'iki ariko nkagaruka ndi umurusiya Hogoza nkabona ko yakongera akabaho gusa kandi ntabwo nazongera guhindura ururimi ntabwo bibaho uzakomeza uvuga icy'Urusiya paka natwe umushinga wacu uzakomeza utera imbere n'ubundi urabona yuko n'ubundi ngenda kubona ibintu byarabaye are n'ibyabaye byiza cyane ikigaragaza cyo rero nanjye nzakomeza kumushishikariza yuko wagiye mu Burusiya nanjye nigeze zaba waragiye nzakomeza kumucunga ku buryo atazongera nabonye yatangiye no kunyegera turakuyigera yasasubiye umwana dawe umwana muzima rwose sibe y'ubuntu
sigaye mukunda ndamubona nkabona urukundo rurimo kugenda rugaruka nubwo nge rwari rwaragiye burundu ariko ruri kugenda rugaruka ibyo byararangiye ni mama w'umwana wanjye nabyo ngitekerezaho nkumva ko ngomba kumukunda byanze bikunda none uragenda mu gihe kingana iki kugira ngo mu gihe cy'umweru sindaba ngiye naho reka tugende turebe uburyo twataha tujye kureba ko mu rugo hari cyo kurya cyaba kibonetse nta kundi byagenda nuko gahunda niyo nta wundi twateye imbere byarangiye rwose Mubonye nari nkukeneye neri. Ejo bundi nari mvuye iwanyu. Ejo bundi? Uriya rero hari ikintu ashaka kukubwira ariko Hogoza nkabona ari bundogoye. Yego so. Hogoza urabona ko ari kugenda aba mwana mwiza asaze tutaganira neza. Ahubwo nge byarantuye. Hanyuma yongeye gusubira mu Burusiya. Ngiye kugenda nkajya mu Burusiya, Hogoza nawe agasigara inaha. Ariko ikibazo. Hogoza kumusiga sinamwizera. Niyo mpamvu ngiye kukugira umujyanama wanjye ukabona inshuti yanjye. Umunyamabanga ukomeye cyane. Reka nkubwire. Niba ubona yarahindutse koko hari ikintu ngiye kugushinga kuri Hogoza. Kunshinga. Kandi rwose mbabarire ubinyemerere. Kose ndambwira numva. Ikintu ushaka rero kuzajya unkorera mukobwa. Shaka kuzajya uncungira Hogoza ukareba ko atakijya mu kabari. Ukareba ko imico yahindutse nindamuka ngarutse ni wowe uzambwira ngo Hogoza yarahindutse kandi uzabona yarahindutse ntabwo ibyo bihagije uhinduka yarahindutse ubu turi kumwe ndagira ngo ngiye kugenda uzasigara undebera ukazitwara inangaha ni wowe uzabimbwira neza kandi mbabare nta muntu nzavuga yuko nagushyiriyeho ngo uzajye undindira ko nubwo ndi inshuti yawe ugomba kumpa n'amafaranga umuntu uzavuye mu Burusiya urabyemeze koko ni ukuri mbaye mushimiye iby'amafaranga byo ntugire ikibazo uzaguhemba nyaguhe rwose ayo uzifuza ariko numbwira ko umugore wanjye yahinduye imico nkongera kubana na mama w'umwana wanjye uzaba wigizemo uruhare rukomeye nta cyatuma naguhemba aha ndumiwe ubwo se nazaba yaritwaye nabi nzarumegire